iki gituma Imana idusubiza? Ni iki gituma dusenga dusubizwa? Ni iki gituma dusenga dutitiriza, tugasenga dutaka? Busabwa kubitwara buke, uceceka, ugasenga utuje, ugasenga ijwi ridasohoka. Hari uburyo usengera mu mutima, hari uburyo usenga ugenda, hari uburyo usenga wicaye, hari uburyo usenga uri kuri mashini uri mu kazi, hari uburyo usenga uri mu murakoze cyane. Nitwa Evangeliste SINGIRANKABO Boniface, ndi umukozi w'Imana. Ndagira ngo dushimire Kwizera Yesu Tv duhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kuko ro mubizi tumaze kuba basangwa, reka mbyite ntyo, tumaze kugira abantu batari bake hano tuba turi kumwe bakurikira ijambo ry'Imana. Duherukanye rero ubushize turimo turabaha ubuhamya, duherukanye ubushize turi mu ijambo ry'Imana. N'ubundi rero ndagira ngo tugaruke mu gice cya kabiri cy'ijambo ry'Imana. Twarimo turaganira hejuru yo gusenga, twarimo turavuga hejuru y'imbaraga z'amasengesho, aho twarebye ibice bigize amasengesho, uburyo bwo gusenga. Turongeraho n'ubundi dusoma ijambo ry'Imana ku byakozwe n'intumwa, ibice 4, umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Haravuga ngo babata hagati barababaza bati imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu waruremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Amen. Imana ishimwe cyane. Ubwo duherukanye ntekereza ko twaganiriye hejuru y'imbaraga zo gusenga. Tuvuga impamvu zituma dusenga, tuvuga uburyo bwo gusenga. Mu ncamake twavuze ko hari impamvu 3 zituma dusenga. Twavuze ko impamvu ya mbere ituma dusenga nuko turi abanyantege nke. Twarabibonye, twabonye umwanya uhagije turabisobanura mu nyigisho ibanza. Tuvuga ko uburyo bwa kabiri, impamvu ya kabiri ituma dusenga nuko hari ibyo dukenera, hari ibyo twifuza ku Mana. Twabonye ko impamvu ya gatatu ituma dusenga, tuba mu ntambara, tuba mu rugamba, turwana n'imbaraga zitagaragara. Rero iyo udasenga izi mbaraga ziragutsinda. Twagarutse tureba uburyo 8 bwo gusenga, amaparti, uburyo bwo gusenga. Twavuze uburyo 4 mu gice cya mbere, hasigara ubundi buryo 4 aribwo tuje gusorezaho uyu munsi. Mu gice cya mbere twavuze ko uburyo bwa mbere bwo gusenga ni uburyo bita gutitiriza cyangwa guhendahenda. Uburyo bwa kabiri twavuze uburyo bita kurwana, amasengesho y'intambara. Uburyo bwa gatatu twavuze uburyo bita kwizera. Twasoreje ku buryo bwa 4 bwitwa uburyo bwo gusenga duhiga imihigo. Twabonye ko hari abantu benshi bahize imihigo kugeza ubu ngubu batari bahigura, kandi twasanze uburyo bwa 4 bwo gusenga bwitwa guhiga imihigo. Imana irabwumva cyane kubera ko ifitemo inyungu mu mihigo duhiga, haba harimo inyungu z'Imana. Niyo mpamvu rero iyo dusenga duhiga, Imana idusubiza byihuse cyane. Turakomeza rero n'uburyo bwa 4 bwo gusenga, uburyo bwa 5, bwa 6, bwa 7 n'ubwa 8, kugira ngo tuze gusoza inyigisho yacu. Ubundi buryo bwo gusenga, ubwo n'ubwa 5 niho turi buza gukomereza, kuko twari tugeze ku buryo bwa 4. Ni uburyo bwitwa gutaka, gusenga utaka. Hari ibintu bidutakisha, hari ibintu bitubabaza. Iyo dusenga rero hari ubwo dutaka kubera uwo mubabaro, kubera izo mvune z'ibyo twahuye nazo. Sinzi bigutatsa muri iki gihe, ariko utakira arahari. Hari abaririmbyi baririmbye baravuga ngo dufite Imana yumva amasengesho. Baravuga ngo iyo twizeye irashoboye, iyo twizeye ni inyembaraga. Niyo mpamvu rero mureke tuyitakire, kuko yita ku gutaka. Haleluya. Niko umwanditsi yaranditse aravuga ngo yita ku gusenga ngo no gutaka kw'abadafite shinge na rugero. Iyo dusenga dutaka, uwo dutakira abatwumva. Ubu ni uburyo bwa 5. Uburyo bwa 6 bwo gusenga ni uburyo bita uburyo bwa bucece, gusenga bucece.
aya masengesho ya bucece abaho, yo gusenga utuje, yo gusenga udasakuza, yo gusenga umeze nk'uganira n'Imana, usengera mu mutima. Rero ndakwinginga wowe unkurikiye, wowe unyumva, ndagira ngo nkubwire ko Imana yacu ntabwo yumvira mu rusaku gusa, n'igihe amajwi atuje, n'igihe dusenga bucece, Imana yacu ijya yumva. Ndagira ngo muribuka bajya kuzenguruka inkike za Yeriko, hari amabwiriza bahawe yo gusenga badasakuza, yo gusenga bacecetse. Aya masengesho ajya akora. Ndakwinginga mu uyu mwaka wa 2020, sinzi ukuri murasenga, ariko ndagushishikariza kumenya ko no gusenga bucece, uzenguruka izo Yeriko zawe bucece, uzenguruka ibyo bigeragezo byawe bucece, uzenguruka ayo madeni bucece, uzenguruke ibyo bintu byakunaniye bucece. Imana yacu twizeye ni Imana ishoboye, ni Imana yumva, ni Imana ikora. Ndagira ngo utangarize wowe ukurikije ijambo ry'Imana ko iyo usenze ucecetse, iri sengesho rya bucece niko nabivuze, aba bantu bajya kuzenguruka inkike za Yeriko baravuze ngo bagire 7 bucece batavuga. Erega buriya nagira ngo gutangarize ko hari ibintu bigira amatwi, wowe iyo ubirebye ukabona nta matwi bifite, ariko Imana hari igihe biremera amatwi bikumva, wowe ukabusabwa kubitwara buke, uceceka, ugasenga utuje, ugasenga ijwi ridasohoka. Hari uburyo usengera mu mutima, hari uburyo usenga ugenda, hari uburyo usenga wicaye, hari uburyo usenga uri kuri mashini uri mu kazi, hari uburyo usenga uri mu modoka ugenda. Ubu buryo nabwo buremewe. Harimo abantu bazi ko gusenga ari ukuri mu rusengero, harimo abantu bazi ko gusenga ari ukuri ku musozi, harimo abantu bazi ko gusenga ari ukuri muri groupe runaka. Oya, nawe ubwawe wasenga Imana utuje, kandi Imana yakumva, Imana yagira icyo ikora kubw'amasengesho. Tujye ku buryo bwa 7, ni uburyo bwitwa rusange, amasengesho rusange. Buriya gusenga wenyine harimo abantu bagira intege nke, akumva yasenga ari kumwe n'abandi. Aya masengesho nayo aremewe, ariko se no mu iki gihe dusohoyemo aho bitemera ko duhura n'abandi, usenga ute? Usenga utubigenza ute? Hari igihe twabayemo dusenga muri rusange, bamwe bakajya mu rya mbere, abandi mu rya kabiri, he n'abagira 3. Aya ya rusange nayo aremewe rwose, agira umumaro. Ariko se hariya hejuru twahereye habucece, wahitwaye ute? Kuko iyo utabasha gusenga uri wenyine ngo ubashe gusenga bucece, hari ubwo ugera no mu bandi ugasanga wasakuje, ugasanga bakubangamiye, ugasanga hari ibibazo bikomeye. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko aya masengesho ya rusange nayo arakenewe. Ntago nakirengagiza ko Imana yacu yivuze ngo tugire amateraniro, yivuze ngo tubashe guterana, duhurire hamwe, nabyo ni byiza. Aya masengesho nayo arakenewe kuko habamo impuguro, turahugurana. Hari ibyo nzana utazi, impano zirahura zigatyazanya. Niyo mpamvu umwanditsi yanditse aravuga ngo bamwe bahawe kuba abahanuzi, abandi bahabwa kuba abigisha, abandi bahabwa kuba abavuga butumwa, abandi bahabwa kuba abaririmbyi. Iyo duhuye muri rusange rero, izi mpano zacu ziruzuzanya kandi bikabasha kugira umumaro. Intambwe ya nyuma cyangwa uburyo bwa nyuma bwa 8 nibwo turi buze gutindaho, kuko aribwo turi buze no gusorezaho, ni isengesho ryitwa gushima. Iri sengesho ryitwa gushima ni isengesho buri wese akwiye kugira irye, kandi Imana ikunda abashima. Iyo tugize umugisha tukagira ibyo duhabwa mu buzima busanzwe, dushimira abaduhaye. Ni Imana nayo rero mu masengesho tugomba gusenga, tugomba kugiramo isengesho ryo kwishimira, tukabwira ngo Mana turagushimiye ko hari ibyo wadukoreye, kandi birahari. Muri imbye yaravuze ngo biriho byinshi biracyariho, ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima. Aravuga nubwo twaba tunyura mu bikomeye, Imana yacu yo ihora ari yo gushimwa. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka hajya havuga ababembe 10 Yesu yakijije. Ababembe ngo abakiza yarababwiye ngo nimugende mwiyereke umutambyi, nimugende mushime ko mwakize. Ariko birigaragaza ko mu bantu 10 bakize, umwe wenyine ni wagarutse gushima Imana. Bari 9 bari ni ikibazo nakibaza, nawe nicyo wakibaza. Ariko 9 yaba ari ngewe, yaba ari wowe. Ni iki gituma Imana idusubiza? Ni iki gituma dusenga dusubizwa? Ni iki gituma dusenga dutitiriza, tugasenga dutaka, tugasenga duhiga, tugasenga bucece, ariko mu gushima ugasanga ntitugaruka gushima Imana? Imana yacu ikeneye isengesho ririmo ishimwe. Uyu mwaka wa 2020 ngira ngo ni umwaka
buri wese agomba gushimira Imana. Iyo ukurikiye témoignage ubuhamya bw'abantu batandukanye usanga Imana yabiyeretse cyane mw'uyu mwaka, aho umuntu akubwira ngo nariye ndakora, aho umuntu akubwira ati abana bavuye ku ishuri bamara igihe kingana n'icyo batari kwiga kandi babayeho neza. Urumva abantu batarishimwe, aho indege zitagenda, aho imipaka ifunze, ariko ugasanga abantu bariho. Aya masengesho yo gushima Imana, wowe unkurikiye umugabane waba uriho uwo ari wo wose, aho waba uherereye, ndagira ngo nkwibutse ko hari ibintu ugomba gushimira Imana. Hari ibintu Imana yakoze mu buzima bwawe bwa buri munsi, hari ibintu Imana yakoze. Kandi nasomye Yobu 42, hajya hambwira uburyo Yobu yasubije Imana. Harabibwira ngo nzi ko ushobora byose, harabibwira ngo nzi ko nta kintu na kimwe kiro kibasha kurogoya umugambi wawe. Mu tugomba gushimira Imana nuko Imana nta kintu na kimwe kiri hejuru yayo, nta kibasha kurogoya umugambi wayo, kuko ni Imana isezeranya yarangiza igasohoza, ni Imana ivuga igakora. Ndagira ngo mbwire ko nta zindi mbaraga zari kuguhereza uwo munezero ufite, nta zindi mbaraga zari kugukura mu biyobyabwenge, nta zindi mbaraga zari kugukura mu barozi, nta zindi mbaraga zari kuguhereza agakiza. Rero tugomba gushimira Imana kuko dufite byinshi bituma tuyishima. Ariko ndagira ngo utangarize ko buriya bashima ni abasenga. Iyo utagira umwanya wo gusenga ntubona umwanya wo gushima, kubera ko kugenda usenga ni kugenda wibutswa imirimo y'Imana, ni kugenda utekereza gukora kw'Imana, ukibuka iby'Imana yakoze bikagutera kuyishima, bikagutera kwibuka ko nibisigaye izabikora. Hari umuririmbyi waririmbye ndamukunda cyane, yaravuze ngo ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuko nibisigaye nabyo izabikora. Rero ndagira ngo mbatangarize ko iyi Imana dusenga, mu gusenga harimo imbaraga, mu gusenga harimo ibisubizo, mu gusenga harimo ubutwari, mu gusenga harimo kunesha, mu gusenga harimo agakiza. Buri yo dusenga niho gutyaza uko tugenda twegera Imana, niko Imana irushaho kugenda itwiyereka. Amagambo twavuze mu nyigisho y'ubushize, twavuze uburyo abera b'Imana basengeye Petero ibintu bidashoboka. Mu tugomba gushimira Imana muri sengesho ryo gushima nuko hari ahantu Imana yadukuye tutari gukurwa n'imbaraga z'amafaranga, tutari gukurwa n'imbaraga z'imiryango, tutari gukurwa n'imbaraga z'abakomeye. Imana yonyine nk'Imana ikahadukura. Petero ngo arasohoka, aca ku rugi rwa mbere, aca ku basirikari 4, aca ku bandi 4, aca ku bandi. Ni ibiki waciyemo, ni ibiki wanyuzemo, Imana yaragutambukije. Petero ngo ageraho abera bari gusengera, ababwira ibibaye, nabo baramubwira ngo hari Imana ibikoze. Aravuga ngo nayemeze nk'uri mu nzozi. Ereka ndagira ngo mbabwire ko ubuzima tubayemo hari ubwo tureba tukabona tumeze nk'abantu bari kurota, tukabona tumeze nk'abantu bari mu nzozi. Niyo mpamvu rero ngo hamagarira gusenga isengesho ririmo gushima Imana. Imana ishimwe, Imana yaguhaye akazi, Imana yaguhaye umugore, Imana yaguhaye abana, Imana yaguhaye agakiza, Imana igusezeranya ubugingo. Ni gute utayishima? Reba aho utuye, reba aho ugeze. Ni izihe mbaraga zindi zari kukugeza aho ngaho? Ni imbaraga z'Imana nizo zibikora. Rero ndagira ngo mbatangarize ko ubu buryo 8 twabonye bwo kuba imbere y'Imana, n'ubu buryo 3 twabonye butuma dusenga Imana, nubifata ukabihuza ukabishyira hamwe, bizakubera impamba izakugeza mu zabukuru, izakugeza utabarutse. Kubera ko ubuzima budasenga ufite ikibazo, ubuzima budasenga burarwaye, ubuzima budasenga burapfa, ubuzima budasenga buriba, ubuzima budasenga burasambana, ubuzima budasenga buragambana, ubuzima budasenga busubira inyuma. Niyo mpamvu rero mbinginga, mbashishikariza kuba imbere y'Imana, mbashishikariza kuba mu buzima busenga. Niyo mpamvu tugenda twegera umusozo turi buze gufata umwanya wo kuza gusenga Imana, tuyishimira, tuyibwira ngo Mana warakoze kutwiyereka, warakoze kutwimenyekanishaho, warakoze kuduhereza agakiza, warakoze kutwemerera ko mu banyamasengesho natwe tubamo. Iri jambo ryitwa gusenga harimo abantu barifashe bagira abo barigenera, bagira abo bariha, bumva aho gusenga aho batasenga. Ariko buryo umuntu wese yarakwiye kwibera umunyamasengesho, ho kugira ngo ugire abakubera abanyamasengesho, wowe ubwawe warukwiye kwibera umunyamasengesho. Bantu rero bakurikira izi nyigisho Kwizera Yesu Tv, ndabashimira, mbashishikariza kuba mu bihe byo gusenga. Mugabane uhereyeho wose ndagira ngo ushishikarire cyane kwegera Imana kurenza kuyitumaho. Imana yacu irumva, Imana yacu irakora, Imana yacu iratabara, Imana yacu uko yari iri kera n'ubu niko ikiri, iracyumva, iracyakora. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo babata hagati barababwira ngo n'imbaraga ki,
ni bubasha ki bubatera gukora ibyo ngibyo? Baravuga ngo wa Yesu mwishe mukamubamba, ni ubikoze, ni ubihindura, ni ubigira bishya. Ndabashimira rero, Kristo twizeye komeza bagiriye neza, akomeze abahereze umugisha. Nasoza rero shimira mushumba, nasoza nshimira abakurikira inyigisho, nasoza nshimira abadufasha mu ibiganiro kugira ngo bibashe kugera aho bigera. Bose mu ruhande rwacu tubifuriza gusenga, kandi ntarashidikanya ko Imana twiringiye ari Imana ishobora byose. Mwanyemerero n'ubundi tugasoza dusenga, kuko niwo muhamagaro, nibwo buzima, niyo mibereho. Tugashimira Imana yaduhaye igihe cyo kubaho, ikatwemerera no kuba abakozi bayo, kugira ngo tugeze ijambo ry'Imana ku bwoko bwayo. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye, izina ryawe ryubahwe. Warakoze kuduhamagara, warakoze kuduha agakiza, warakoze kutwemerera ko tugira ibihe byo gusenga, tukaganiriza abantu bawe, tukabayobora inzira kuko natwe twayiyobotse. Uri Imana ijya yumva bayititiriza. Tubonye ko tugomba kugira igihe tugasenga ducecetse, tugasenga turi kumwe n'abandi, ariko tukagira n'amasengesho yo kugushimira. Ndagushimiye ko wabanye natwe, ndagushimiye ko iri jambo rizagera kure kandi rigahindura imitima y'abazaryumva bose. Ngaho girira neza buri wese, kuko Imana kubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Shalom, shalom. Murakoze. Yesu abahe umugisha.